Bahaye ikaze uri kumwe nanjye Dani iyo ni Krizi imwe none tujya ku mateka mutagatifu wa Wenceslas. Wenceslas se wa Wenceslas yari umukristo, nyina wa Wenceslas yari umupagani wanga ubukristo cyane. Wenceslas kuva akiri muto yarerewe kwa nyirakuru kandi arerwa gikristo. Nyirakuru ubu ni mutagatifu Rudimira. Se yari igikomangoma akaba umutware wa Boheme. Uwo mugabo yari intwari kandi akaba umukristo nyawe koko. Nyina ariko we yari ateye ukundi, yaziraga igifitanye isano n'ubukristo cyose. Murumuna wa Wenceslas witwaga Boleslas nawe yari umupagani. Rero yarerewe kwa se, imico n'imigenzereze yabo iratandukanye. Se yamaze gupfa mu mwaka wa 1922. Wenceslas niwe wamusimbuye mu mutware wa Boheme. Aribakwa cyane, ingabo ze ziramukunda, ategeka neza kandi akagira imico myiza ya gikristo. Yakundaga gufasha abakene ataretse no gusura abarwayi. Yanakoze uko ashoboye kugira ngo Kristo arusheho gushinga imizi. Ibikorwa by'ubugiraneza ariko byatumye abanzi barushaho kwiyongera no kumugirira ishyari. Abo banzi be bari bashyigikiwe na nyina na murumuna we, ndetse Boleslas yigira inama yo kwica Wenceslas we n'agatsiko ke. Bakaba barashakaga kurimbura Kristo bagakomeza idini ry'abasokuruza babo. Nuko umugore wa Boleslas yabyaye uburiza. Boleslas akoresha umunsi mukuru, atumiza na Wenceslas kuza kumutahira ibirori. Nijoro umunsi mukuru urangiye, ahengera Wenceslas asenga, yohereza abamwica. Nuko ababisha bamusanga mu kiliziya baramwica. Nguko iyo ntwari ya gikristo, nguko iyo ntwari ya Kristo yamusanze mu bwami bw'ijuru, akabana n'ubu ari we mutagatifu umurinzi wa Boheme. Mutagatifu Wenceslas udusabire.